niba warananiwe no gushaka umugabo warananiwe kwishakira fiance uzambwire ngushingire data bigira inzira kuko mbona niwe mwamuri kwireza ungejeje aho ngaho ko mugejeje wahujwe n'Imana ninde wadutanya n'urupfu ntirwabibasha ibyo ngiye nakubwiye n'ukuri kuratira wanjye leta yabigizemo uruhare ku buryo ajya wigura nsebereza umwana bene ko yakagenda ariko se ko ubwo reka manze nkubaze yabigizemo uruhare Cyaje dusunikira ndagihino kibi Salama bingi. Je dokomera. Nabona buri kwinovura. Cyane. Ariko sha niyo mpamvu bibyibuhiye. Ndabyibuhiye. Wavanze imbuto urabibyibuhiye tu. Ayo voka se ko wagira ngo nicyo watoraguye ko. Ndeba nabujyoshye. Agitaza ahantu mbitara ari bitatu bibiri barabijya nsigara nimwe. None buri gutamira agakeke n'akavuka. Ufite ipasi? Reka nabona agira. Cyabara biraryoshye umva. Kikoza ku gakeke ko kari guhumura. Nyine mba. Iravuga ki. Nugumisha ndakuzi wowe. Kigiye guhavuka ariko iyo voka. Wayijuguye. Wenda ukirira ku gakeke gusa. Tatira uze kurisha. Nako najya ko kana. Ariko se urajyanga nyirabyoze wangurira iyanjye cyangwa ufite urupaki hirya nkagwihorera ngahirire rire mu makuru mwasanzwe se ngo bimeze bite nubu kayagoze nangubwiza ukuri umugabara sinakubwiye ngo nicyo watoraguye hariya hepfo kwa Mariana ubwiye n'ivoka yaraboze imbere hose none wari uri kukijya n'imbwa ntiyayijya voka yijugunye buri ipfa rivugisha amagambo menshi nicyo kintu mu buzima nabonye kivugisha amagambo menshi cyakora cyo mugani n'imbwa ntabwo yakijya aho cyane ukiye n'imbwa ikanyo ntabwo yakijya wenda itamira ku gakeke imbere hose cyaraboze gusa avoka wayijya oyamereza akanya maraza akanje sha gandagurire niba ushaka kuma sawa twakanamba nabuze telefone yanjye karangiza kakaba karimo kuborogera kuri telefone yanjye ninde waguhaye telefone yanjye telefone yawe si nawe ariko reka manze nkubaza iyo nsubiza ngo nawe nakwaje ngo ninde uguha uburenganzira bwo gukoresha telefone yanjye nawe ariko riye nicyo giye kumaza ubwoba nacyo tekereza usigaye ugera muri isaha ya 2 saa 3 ariko ngiye kumva numva waharije wihendeje harya ngo iki riye ngiye kugukubita ibintu byakumaza ubwoba bamenye ngo nibiki urimo gutaha mu masaha 2 saa 3 uri mu biki nacyo ubu uri kumwe nande byibura nawe gusubira mu maso ari reka nkubwire kumbeshya kwa buri munsi uzareba ibintu bizakubyarira niba bitakubyarira amazi bizakubyarira ibisusa manze mbikubwire nta mikino iri hano ari ubu uri kuvugana nande kuri telefone mu byukuri riye nane nziza urakomeje nta gushaka kumva umuntu wawe uri kuvugana riye nshaka kumenya umuntu wawe uri kuvugana ibintu by'imikino njya ujye ubireka hano riye ninde wawe uri kuvugana ako riye wigize ibiki ari wigize ibiki riye njya kugukubita nese ninde manze umpereza telefone yanjye akira kigoryi gusa ndi kukubaza ngo ninde nshaka kumenya ninde mwa muri kuvugana kuri telefone buri mugoroba unyibira telefone buri munsi nshaka kumenya ngo ninde ubu uravugana nawe umbwire nibyo mwa muravugana mbese ubwo muri make nta kintu ushaka kumbwira nta kintu nagito ushaka kuvuga riye ntabwo ushobora kumbwira wa musenzi we nta kintu nagito ushobora kuvuga riye ntacyo ushaka kuvuga ikihe nyine nshaka kubaza uri kumwe nande riye oya ibyo kuto ngewe n'ushaka ndakubona uri kumwe nande riye rero ushaka kumbwira uwo ari we
Mana rero nkubwire ndakuretse ariko icyo bizakubyarira ku izina ry'Imana uzakibona ngenda konsulata ndavuga ukagira ngo ndi mu mikino ndakwihore uzabona icyo bizabyara Nzozi uramukunda mana we mbabarira ndakubwiza ukuri uwamuvuga nabi ibyo byaba binshimisha ahubwo se we aragukunda murakundana ibaze ko nemeye nkakora buri kimwe kugira ngo abe yankunda ariko ese uwo muvuna moto yagukunze ko yigwa nyirukaho jado ceceka ahantu hapfira umuntu umuvuna muheto vuga ati iriri yahogoza ryagukunze please umva yigwa nyirukaho ngo nkundane nawe kandi ngewe urabizi ntabwo mba nshaka abantu bakuze mba nishakira twatwana nitwo tuba tucyoroshye ubwo rero ngize amahirwe akagukunda iyo stress yo kwigwanesha umutwe ntabanyikiza ese uri serious we haragukunda nese waza mubwiye akanyikundira ngewe urumva nawe namubwira ngo kunda uriya muntu ngo mbimushyire none se nzabigenze gute kugira ngo mbabari wamufatishije iki umva ngewe sha nta kintu none se umuntu nakunda nta kintu yakigwa mushora ahubwo wewe ukora ibishoboka byose urebe uburyo kimwakundana umubwire ko ufite gahunda nyinshi wamushyira mu rugo vuba urabona nawe arakuze ngewe rero umva ikintu kinaragaye nta kuntu ntagerageje ngo mwereke yuko byibura ari ngewe umusore umukunda kurenza none umva ikintu kinaragaye uzi ukuntu yambwiye ngaho kugira ngo akundane nanjye yajya muri Nyabarongo ese jado wenda iyo ndebye ubona ndi mubi ese kuri umusore mwiza kurabona wigure yivutagurira amandazi n'ivoka watoraguye si warabyibushye ubwo rero sinzi impamvu akwanga nyine se mana yanjye ubwo rero ngewe ngize amahirwe akaboko naba mukize wansengeye se nzajya nkoresha rero hano ngereka nkubwiza ukuri ngiye buriya maze iminsi ndimo kurepeta nzajya mucurangira uko duhuye iyi ni nka gitari nyine se ubwo icyo kintu kitazajya kivuga wenda uzashake n'akaningiri ugakora oya nakanga ese iki kintu urabona cyo nese ubwo cyavuga uretse mucurangire umva nkubwire uzagenda mucurangire twumve nyine umeze ute kosoro udashaka no kunsuhuza meze neza ntabwo uri kubona uko meze ariko Nzozi reka nkubaze iyo wiharasinga ukajya wirwa unseberereza umwana mu rwego rwo kuva mu mwana wanjye n'indaya wumva bizagufasha iki none se kosora wowe warabigenza usanga mbigenzura si iki reka manze nkubwire rero wa mukobwa we ugabanye umunwa wawe n'ibyanga nzawushyiraho ingufuri ako si kose ubu kuko urabona nabo nkubeshya koko ariko wirinde kujya umvugiramo ngo urasaba imbabazi nk'upfukamye ntabwo ndi Yezu basabye imbabazi ndakubwiye ngo gabanya umunwa wawe cyangwa nzakwereke neza uwo ndiwe ibyo nakubwiye byose nta kintu na kimwe nigeze nkubeshya ngewe narabigenzuye ndigenzurira nanze umunwa wawe abakobwa mumaze gusazira iwanyu mugirira abana batoya ishyari ngereka nkubwira uzafata umwanzuro niba warananiwe no gushaka umugabo warananiwe kwishakira fiyanse uzambwire ngushingire data bigira inzira kuko mbona niwe mwaba muri kuri revenue ungejeje aho ngaho ko nkugejeje ariko reka manze nkubwire ariko si kumfata mu mashini ungana gutya ibyo ngiye nakubwiye ni ukuri kuratira iwanjye leta yabigizemo uruhare ku buryo ajya wigura nsebereza umwana bene kariya kageni ariko se kose ubu kuko uri reka manze nkubaze yabigizemo uruhare ibyo kurata si ubu mfite kamanze nkubaze ku buryo imyaka 36 s'uburore ugasanga utari kuva ku isoko nese ubu sinzabona umugabo nubwo ariko ibyo reka manze nkubwira umugabo ufite umuntu umeze gutyo n'urugo uzubaka rwazakugora nyamara ko uzabigenzure neza reka nkubwire reka nkubwire ibyo kugenda reka nkubwire nangera kumva wongeye kuntereza umwana urubwa rugeze hariya tabure yo kugeraho uvuga ngo riyete ungana kuriya umwana w'umunyeshuri wiga mu wa kabiri tuzira kuvuga ukuri ubwo reka nkubwire nta mikino nkizemo njye twongera guhura ukimvugira umwana bene kariya kageni reka nkubwire nzakwereka icyo gukora buriya uzi ngo nitwa konsolata ntabwo nzi neza uzamenya uwo munsi uyu mugore aba yumva ko mubeshya kari akakobwa ke nako nagashinze kameze nka nyina iki kigore uzi ko cyari kinize twahujwe n'Imana ninde wadutanya n'urupfu ntirwabibasha twahujwe
n'Imana ninde wadutanya n'urupfu ntirwabibasha tuzabisangira uwo njyewe nawe duhuje tukihangana twahujwe n'Imana ninde wadutanya n'urupfu ntirwabibasha. Iyo niyo ndirimbo warepese uzamuririmbira uri gucuranga n'iki kintu. Iki kintu umuntu ahuye igifite yanaguseka ahubwo byari kukagisiga mu rugo ukamuririmbira n'umuntu wawe gusa ariko umunwa w'ijwi rimeze neza ariko wenda aka kantu icyo kintu uzagisige utazego ki usuye uwo mukobwa koko nubwo wenda ngiwe namuha agaciro ariko mbona kasirimutse ariko icyo kintu si ubwo wakijyana ngo ugiye gucurangira umukobwa nk'uriya uzagenda uvugisha umunwa n'imitoma rugeretse rugeretse sawa soko nambwira ngo urakivuga ukagira ngo niba abacuraguzi bagendanaga ngicungwa sawa nareba ubwo reka njye ariko si mana yanjye kukura mukobwa ndamubona umva weho ugenda ukora ibishoboka byose uzamubona muri ibishoboka byose ariye nubwo amana yazobagaho akantu gato wishimaga ndakurega kuri mama wawe urandega sinagiye nkuha kariya gafonye se wamaga umvaga ariko kamaza sinaguhaye none urabivuga nta kibazo nubivuga nta n'ikindi genzongera no kuguha yetse nugize na bombo amabizwi byose ukama binini niko hatarabivuga utabivuga nzagenda guha byose nutama ninaguza itubivuga none nyine tujyana ninaguza itubivuga umwanzuro ngo nyine ninaguza itubivuga sha nutama nzabibwira mama wawe tugenda ariko sha ibyo ntabwo windera nzabivuga kajye gukora ibishoboka byose wewe ugenda ushyiremo imbaraga imitomo ugihehe hose uyishake reka none nkuhe diro umbabarire kandi uyubahirize weho nimuhura uzamubwira ati uzase nk'umubwira ati uzase nk'umucira ku mayange rero ko hari umuntu wamukunze kandi wowe nubwo yirirwa kwirukaho ntaho mwahurira sibyo none umubwira ati wazafashe ugakunda uriya muhungu nzabigufasha uzabifashamo ryari niduhura kuko hari igihe akunda kuza kundeba cyangwa urabona nkunda kwitemberera tukaba turakubitanye hari igihe tuzakubitana mbimubwiye oya ntuziri gutegereza ko mukubita nzajye mu rugo zaba birimo gutinda nzajya iwabo wewe uzajya iwabo uramenye ntabwo najya mu rugo iwabo niduhura nta cyumweru ariga cyashira tudahuye icyuma nzahita mubwira uzamubwira ubwo niduhura nzahita mubaza ngo yarakubwiye se oya wewe nimuhura uzi wavuga ibyawe umuterete nyine nzahita mubaza ngo utazavuga ngewe nzaba ndi kumushyiramo urukundo kugira ngo yumve ko nyine umukunda yego ariko wewe utazabimubwira wewe uzagende umubwire udutoma nako karirimbo numvisha ari keza ariko iki kintu cyose kabaye keza kubera iki kintu oya ijwi ryawe ushobora no kumuririmbira ashobora kuba ari umwana ukunda uturirimbo akabona uri umusore uzi kuririmba akahita yumva ukamukurura rega sawa 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 sha ugenda umuntu w'umugabo ujye urepeta n'utundi turirimbo twiza icyo kintu utaza kugicura